mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na karindwi isi yose yabaye umuhamya w'amateka akomeye mu karere ka Aziya y'Amajyepfo. Igihugu cyahoze gishyizwe hamwe n'ubukoloni bw'Abongereza cyaratandukanye kivamo ibihugu bibiri bikomeye ubu ngubu ari byo Ubuhinde na Pakistan. Ariko se niki cyabaye cyatumye habaho gutandukana? Kuki kugeza ubu ibihugu byombi bigikomeje kugirana ubushyamirane? Uyu munsi tugiye kukwinjiza mu mateka y'uko byatangiye. Uhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Shema TV. Njye bagezeho ikiganiro nitwa Shema. Mu kinyejana cya 19 Abongereza bafashe ubutegetsi bw'Ubuhinde bayobora igihugu kugeza mu 1947. Mu gihe cy'ubutegetsi bwabo hari amahoro make, ivangura ndetse n'itotezwa ry'abaturage. Mu buryo bwo kwigobotora ubwo bukoloni, impinduramatwara zatangiye kuyogoza igihugu ziyobowe n'abanyapolitiki nka Mahatma Gandhi na Jawaharlal Nehru baharaniraga ubwigenge. Nubwo abantu bose bari bahuriye ku rugamba rwo kwigenga, hagati yabo harimo ivangura rishingiye ku myemerere. Abahindu bari benshi ariko Abayisilamu bari bafite ubwoba ko bashobora kurenganya. Ibi byatumye Muhammad Ali Jinnah asaba igihugu cyihariye cy'Abayisilamu, aricyo cyaje kuvamo Pakistan. Ku itariki ya 15 Kanama mu 1947 Ubuhinde bwabonye ubwigenge, nibwo na Pakistan nayo yahise ishingwa. Ariko ibyishimo ntibyatinze dore ko byaranzwe n'amarira. Dore ko mu gutandukana kwabo kwateje impfu z'abarenga miliyoni imwe, abandi barenga miliyoni 10 bimuka bava ku ruhande rumwe bajya ku rundi. Abari abaturanyi baba abanzi gutyo. Kuva icyo gihe Ubuhinde na Pakistan byagiye birwana intambara nyinshi, cyane cyane ku butaka bwa Kashmir mu ntambara zigiye zitandukanye mu mwaka w'1947, 1965 ndetse n'1971 yahindutse intambara y'akarere. Uyu munsi ibihugu byombi kumvikana biracyari ikibazo, ahari nibapfa intara ya Kashmir, ndetse kubera intwaro za kirimbuzi ibihugu bifite bikaba bikomeje gutera inkeke ku mahoro y'isi. Nubwo amateka yabo arimo ububabare, hari intambwe zagiye zigeragezwa guterwa mu gusubiza ibintu mu buryo, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Abaturage b'Ubuhinde na Pakistan basangiye umuco, bavuga indimi zisa ndetse n'indirimbo n'imikino bakina babihuriyeho. Amateka y'Ubuhinde na Pakistan ni urwibutso rukomeye rw'uko amagambo, imyemerere n'ivangura bishobora kubiba inzangano zikaramba imyaka myinshi. Ariko kandi isomo ryo kwibuka ko amahoro aturuka mu kwemera ko turi abantu bamwe dufite uburenganzira bwo kubaho, gukundwa no kubana mu bwubahane. Nk'uko amashyamba yongera kumera iyo yashegeshwe n'inkongi, n'umubano wabigeze kuba abavandimwe ushobora kongera gusubirana. Amahoro si inzozi, ahubwo ni amahitamo kuri twe tukayagira impamo. Ushimiye wafashe umwanya ukadukurikirana. Iyi ngiyi ni The Shema TV. Wika gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yacu.